Yes, reka nangire mbasuhuza nshuti bakunzi bacu ni DMP cyangwa se Divine Music Production. Reka ntangire kandi mbashimira ko mwakomeje kubara natwe umwanya wanyu muduha no kuri ningira akamaro kandi turawishimira. Straight nzanye undi mutumirwa rero. Nzanye undi mutumirwa yitwa Akuso watwika maze gusuhuza. Umeze ute papa? Meze bro. Umeze neza? Yes. Ngiye nkunda kuri umusore gusa. Uri umusore ewana uhagije. Thank you. Hagati y'Imana n'abantu ushima iki? Umva ntareka gushima Imana. Ariko nyene nshima Imana ikorera mu bantu. Ega Imana niwe ibona igenda inyura mu bantu. Resi munavuze ngo nabonye Imana nguma igenda n'amaguru. Ntabwo urabye ibyo bintu. Ngo nabonye Imana igenda n'amaguru. Abashatse kuvuga iki? Ubwo nk'umuntu aba yamukoreye ikintu gitangaje cyane akavuga ati kiki ntago ari wowe gikoze kubw'imbaraga zawe n'Imana igukoreshe. Yes, ndi kumwe na Timo. Ibwira abadukurikiye. Ku mazina banyita Timothy worshiper UG oba Uganda. Afite YouTube channel yitwa gutyo. Ndasaba umuntu wacu rwose aje gushyiramo akarinki k'indirimbo zayo Timothy kuri YouTube yacu kugira ngo buri muntu wese urebe iki kiganiro ajye yitakanda ku boro kawe. Numva hano nta shyari nta mutima wo bitugira ngo turi gukora Imana kugira ngo ubutumwa bw'Imana kuri iki bwaguke. Amen. Yes, hanyuma Timo. Nshaka kukubaza. Nkweretse ifoto yawe muri telefone yanjye. Nakubwira ngo sobanura Timo. Aha dore nayirimo. Sobanura Timo. Timo ni muntu ki? Timo ni muntu ki? Ni umuntu ari no stress. Timo ni umuntu afite urukundo rwinshi. Timo ni umuntu ni umukristo. Ni umuntu warokotse wizeye Kristo kandi ari mu rugendo ruja mu ijuru. Ni umuntu yavuye mu irimbukiro yinjira mu bugingo. Ni umuntu yavuye mu byaha byo twavukiyemo nk'uko bizi. Noneho arahinduka yizera Kristo aba umwana w'Imana. Iyi saha navuga ati Timo ni umugenzi agenda mu ijuru ariko ko noneho bura mise numva yandirimba igufasha wowe cyane. Yo navuye mu byaha va mu butware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu. Aho hanyuma ni iki kintu tuvuga ko wararokotse sibyo? Yes. Umuntu warokotse no kuba hari ikintu nyine kiba cyaramuha nyine akakirokoka. Timo yarokotse iki? Abantu benshi sindi bubavuge ndivugaho. Njewe mu kurokoka kwanje sikuvuga ngo wenda ngo naragwaye guca nkingo nashatse ibi. Nje numvise muri jewe nkunze Imana. Numva muri jewe nkunze cyane ijuru. Ndangije ndavuga ati siri ijuru naribona gute. Noneho niko kumva abantu bigisha ubutumwa bwiza Yesu arakiza. Timo tugende gake. Hari ikintu cyakuzaniye gukunda Imana no gukunda ijuru. Icyo ngira ngo tuvugeho icyo kintu. Mu by'ukuri sinakubika n'umugezi uje mu ijuru ntago nabesha. Ngiye muri jewe byanjemo numva nkunze Imana. Nta mpamvu habaye. Nta kintu nshingiyeho. Numva nkunze Imana, numva nkunze no kurokoka mitanarokoka 97. Muri 97? Ntugira ngo ni naho. Uri umurokore? Aho. Ngaho. Nese ubwo warokotse iki? Ntari umwana. Niyo mpamvu nkubwira ati nta kintu cyanteye kurokoka. Ahubwo numvise muri jewe bizamutse gukunda Imana. Ati muri kumbeshya. Ndakubesha ngo mbumve. Wambwiye umaze kubwira ngo indirimbo ivuga ngo navuye mu byaha iragufasha. None ni murambwira ngo wumvishe ukunze Imana gusa. Aha, gute? Reka nkubwire. Dawudi yaravuze ngo mu byaha niho mama. Subiza. Ngo mu byaha niho mama yambyariye. Umuntu wese atizera Kristo iyo avutse avukira mu byaha. Ucaca Adamu ntukizise. Niyo ndirimbo rero. Kuba narokotse n'umwana ntago bivuze ngo wenda nari narakoze ibyaha. Ariko umenye yuko iyo mbuto yari yavukiye mu cyaha. Rero gukunda Imana byanjemo nkiri muto. Ya jambo rivuga ngo utaraba mu rusoro mu nda ya nyoko. Nari ndakobuzisha. Bivuze ngo ku myaka Timo afite ubu ngubu kugeza isaha acyahaze. Aba ariko tubitwara. Icyaha Bibiliya iravuga ngo ntago turagira aho Satani atageze imyambi.
ukategera ntago turagira ahantu satani atageze iki imyambi muri kuja mu ijuru ni struggle turagwana satani agenda dushaka kudusubiza inyuma kuko iyo twaje tuva ariko natwe tukati nenda ndakomeza nta muntu atacumura papa gutera ibipfunsi bya Paulo nuko nyine ariko simpusha natwe rero tugenda tugwana by the way iyo ntambara buri murokore wese arayigira yo kugwana n'ibyaha bishaka kugusubiza inyuma ariko kubera uzi ico wizeye ukavuga ati oya bya jambo ngo n'intemba zabyuka Timo yinjiye mu rusengero agiyemo arakijijwe ku myaka ye mito yari afite hanyuma se ugezemo nta ntambara ahuriyemo nazo ngo uvuga baba yene data nje nsanga ko mbona ko kandi nabari ibibazo ico gihe kuko nari umwana narisigiye muri Sunday school ubu turavuga batangiye guca akenge ntabwo kandi umuntu aguhemukira ukabibona akaguhemukiye ukabona akavuga ati nta nubwo nzanasubira yenge byarabaye maze gukura mama mu barokorera bamwe intambara uko satani arabagwanya cyane rero iyo utabizi wagira ngo uca ufata ko abantu ari babi ako buriya nta muntu mubi ahubwo ikimukoresha nico kiba ari kibi nawe abatabizi ko ibyo akora ari bibi okay rimwe na rimwe beshi baba babizi ko ibyo bakora ari bibi ariko nabo imbaraga zibibatera ntago baba barasobanukirwa aho ziva iyo usobanukiwe aho ziva ntago wakongera kugira nawe yes abantu bagira nabi ariko nje ntago mfata yuko ari babi ahubwo ubatera gukora iyo nabi niwe mubi kenshi na kenshi niyo mpamvu Yesu yavuze ngo musengere ababanga yego ukitegeye uracumva musengere ababanga so izo ntambara nahuye nazo ariko nje ntago njya nziha agaciro oya kuko mwene data mbazi yuko n'umuntu nkanje ntago yangirira nabi nawe kimukoresha abatakiza ahubwo ndabasengera ati umwene data araboshwe aracakora ibivurema mana mutabare mubohore amenye ukuri kwawo yes hanyuma rero tuba tuganira kugira ngo abantu badukurikiye batarambirwa hanyuma ndashaka kubaza akantu kamwe gusa banateguye utuntu bagenda mbaza abantu sawa Nirihe jambo ribi Timo yabwiwe akababara Nirihe jambo Timo yabwiwe akababara uwo muntu yakubwiye ngo iki aya magambo ko ari menshi abantu ko batubwira nabi abantu zikuru bavuga nabi kandi ukarenzaho gaseka ariko wagera mu rugo kagategera hati umuntu yawe n'uwo mwanya wumva kujombye kuri jambo ngeribi numvise mu buzima bwanje ni jambo numvise ico gihe nari kumwe na my step mother mama waje noneho umuntu aravuga ngo Imana izadutwika n'umuriro iryo jambo ryambabaje mu buzima ndavuga ati usiko ku Mana waraturemye koko izadutwika urumva umbajije jambo ryambabaje sibyo ribi nyene ryambereye ribi iryo jambo ryambereye ribi ndavuga ati noneho nyuma nyene kuko nari yo warukotse ukiri umwana ibi byinshi ntuburabimenye ariko nzanumva ijambo rivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzakora iki ruzabatsinda ndavuga ati noneho bwabo ni njewe ubwo nakiriye Yesu rya jambo wa muntu yavuga ntago rizangiraho ubushobozi bw'Imana ntizantwika uko nizeye nde Yesu akusundemera ko Imana izatwika abantu garuka urabyemera Imana ntikina Imana izabatwika urareba yisha abo kuri Nowa Imana irakira ahubwo none njye uzi ko nanjye nabyutse mu cyano mfite umubabaro se wiki nabyutse mfite umubabaro w'ukuntu twebwe tuba dusenga turi gusaba Imana tuvuga Imana ya Isirayeli watugiriye neza nababajwe no kubona urabizi ko Irani na Isirayeli bari kurwana nababajwe no kubona noneho abisirayeli ubwabo bari gusaba ubufasha Amerika twebwe dusaba Imana y'Abisirayeli kutugirira neza noneho bariya nabo Abisirayeli bari gusaba ubufasha Amerika n'icyo kintu ahubwo wowe rero hari ijambo riri muri Yesaya sinzi ahantu riri mugana risobe muri Yesaya riravuga ngo ubanze wumve ngo nubwo Aburahamu atatuzi ngo Isirayeli akatwihakana ngo ariko wowe Uwiteka uri Imana yacu uhereye kera kose n'iryo zina ryawe none usaba gute Imana ya Isirayeli Imana ya Isirayeli ni Imana yacu
none ati mu tuvuge kutaravuga ngo mana ya Israel ushimwe nabwo ijambo rarivuga ngo mana ya Israel ushimwe kuva Yesu aza mu isi ibyo kuvuga ngo mana ya Israel byarahindutse ubu tuvuga ngo mana yacu bariya ni bene data twaravukanye ubu ngubu ntacyo batubwiye ubu abantu biriya hirya barimo bakuru bawe barumuna bawe amva noneho bariya bitwa ubwoko bw'Imana noneho njyewe nitwa umwana w'Imana bariya bo n'abantu b'Imana niko byanditse bivuga ariko noneho njyewe nitwa umwana w'Imana kuvuga ngo Imana ni data fata hano papa ndafashishwa Imana ni data none se Timo tugaruke inyuma gato twiganirire na Timo tugaruke inyuma gato Timo yavukiye i Burundi mu ntara bita Karusi ibyo mwita umurenge twe tubyita komine muri komine yitwa Gihogazi umutumba hajya mu bitanguki igice umudugudu mudugudu munanira kivuga niho wavukiye niho wanakirijwe nyine niho bazi Timo kabisa aho barazi Timo niho navukiye ucakora se ntabaye igihe kinini kuko navuye mu mfite imyaka 12 bananguye mission y'Imana biga jewe ni nkaho Yesu turi ku myaka 12 kujya kwa Yesu ku 12 yatangiye kubwiriza Yerusalemu aje kuri 12 niho natanguye mission y'Imana yo kuvuga ubutumwa hanyuma ku myaka 12 uvuye mu rugo byari bigoye cyane wenda urumva kumva biragoye ku ruhande rw'ababyeyi kumva umwana wacu se yagiye he byanabaye no kuri Yesu basubiye kumushaka garababwira ati ntibite byanyu urabizi jewe aho ndi ko mbayeho neza muranshaka cyane hanyuma se ku myaka 12 ntago mu rugo bakubangamira ngo babwire ati mwana wacu ntukajye ugenda haracyari kare n'ibyo ku myaka 12 navuye mu rugo ngiye sinagarutse nabaye nka za ntumwa ko twaretse byose tugagukurikira navuye mu rugo ngiye kuva ico gihe mfite imyaka 12 nasuye mu rugo mfite imyaka 25 nasubiye mu rugo mfite imyaka 25 uvuga ko uvuye kuri iyo myaka yose ese ntibari bahazi wacu ciza barabarokora ari mwivuga gute yes hanyuma uyu mureba hano yabwiriza yagusengera ibintu bikagenda neza yanakuririmbira noneho nibyo bintu bye abikora nk'uko uzi umuntu abyuka bitonda akambara ipantaro cyangwa agashati ibyo nibyo bintu bye ikintu nshaka gusabira cyiza akapera akaririmbo rwose wumva kakuri hafi akaririmbo kandi hafi no se biremerwa kuririmba mu rundi rurimi nta kibazo ushobora kuririmba mu Ruganda nta kibazo hari akaririmbo kavuga ngo osanida matendo osanide chitiwa mukama osanida matendo osanide chitiwa mukama osanide ariko none ikindi gihe nuwongera kumpamagara uzane n'umupianiste ukukerane nije mu mwuka reka da hari indi ndirimbo igifasha y'umuririmbyi yitwa Senga iravuga ngo ijwi rya Yesu n'imbaraga ijwi rya Yesu n'ubuzima ricecekesha ayandi yose nk'umuhengeri ukomeye. Timo yageze haleluya Timo yageze kuri utamuhagaritse twikomereze yego. Hanyuma se Timo ku myaka 25 usubiye mu rugo barakubajije aho uvuye cyangwa ntabwo navuze imyaka 25 umuntu aba yabaye mukuru yego kumva hanyuma kugira ngo noneho icyemezo cyo kuva i Burundi tukubone hano iwacu mu Uganda yego byaje bite byo
ni muri bya bibazo nakubwira twavuganye mbere. Muri iyo myaka urumva nari nakuze kandi nari mu murimo w'Imana. Noneho naje guhura n'abantu, hari abantu benshi bari mu murimo w'Imana ariko mu by'ukuri bakiboshwe na Satani. Bari mu murimo w'Imana ariko bakiboshwe na Satani. Uwo muntu abameze atubwa bagikora imirimo yose y'abizu ya kamere. Mbega n'umuntu aba atayobogwa n'umwuka. Uracumvise? Abayobogwa na kamere. Ashobora kuba yagira ishari, uwo muntu ashobora kuba yakugirira nabi kuko aracaboshwe. Ariko nakubwiye ngo ngewe abo bantu ntabwo njya mbafata ko ari babi, ahubwo ikibakoresha nico kibi, ahubwo hari level baba batarageraho yo mu buryo bw'agakiza bwo guhinduka. Mfunye sawa. Noneho nza kugira opportunity, mbona je kuriya ndi umuririmbyi urabizi. Noneho igihe isoko y'u Burundi yasha ville isoko nkuru y'igihugu, nza guhimba indirimbo nyene zivuga kuri ibyo bihe Burundi bwari ko buranyuramo. Noneho nza kubona abatera nkunga barambwira ati twebwe reka tugufashe usohore album yawe, izi ndirimbo zireke gufasha twebwe gusa, zigende zifashe n'abandi bantu. Ndavuga oh it's okay. Ariko noneho umuntu yaranyoboye, pastor apote yaranyoboye muri ico gihe, papa arangwanya arabigwanya neza na neza ibyo bintu, kandi umva ari igikorwa cyiza, ari n'umurimo mwiza kamene. Ariko uwo muntu arangwanya sana kugeza ubwo abihagarika nyene. Oh my god, ndavuga ati nakora iki se? Wize iki? Ikintu nize kubabarira. Umuntu ashobora kukwangiririza ikintu cari kije guhindura ubuzima bwawe. Ako rero Timo, hari ikintu utari kumvikana. Muri iyi si nta ntungane baho, sibyo? Kandi wenda umva sije uri kunjyanamo, uri kushaka kumbwira ko nyine uri umuntu w'intungane, nta cyaha ugira, nta kintu kibikora, wakuriye gutyo gute se? Ese kuki uvuga ngo nta ntungane ziba mu isi? Nazo. Hari ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo abera bo mu isi nizo ntore wishimira. Bari hese nyine? None se reka nkubaze. Ntago wasomye muri Yohana wa mbere hariya mu gice cya 3 haravuga ngo abana bato ntihagire ubashuka, ukiranuka niwe mukiranutsi. Ishatumye umwana w'Imana yerekana nukugira ngo amari imirimo ya Satani. Niba Yesu ari muri twebwe, ni igiki gituma tutaba bakiranutsi? Iryo jambo muzongere kurivuga. Niba Yesu intungane zirahari, niba Yesu ari umukiranutsi akaba nta cyaha kimubamo, akaba ari muri twebwe, kandi Paulo akaba yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo aduhici. Ese ngewe rega mbimamba mbikubwiye, nakuze numva bavuga ngo n'abamarayika abwira bacumuye kangahe. Nane se ubwo koko nimba mu marayika acumura ari hafi n'Imana gutya, ubwo twe ubwo muntu none nta jambo urasoma rivuga ngo twebwe turenza abamarayika? Murabarenze? Bibiliya ivuga ngo abamarayika Imana yabaye kuba imiyaga, ariko twebwe yaduhaye kuba umuriro. None hari naho Paulo yavuze ngo kandi tuzacira imanza abamarayika. Kandi ibisubizo byawe ari marayika ubiza? Ayiwe, ubu ngubu ntabwo ari marayika. Umusa wabifata? Yesu yaravuze ngo nimunyizera mukaguma muri jewe mu ijambo ryaje, muzajye musaba icyo mushaka cyose data azakibaha. Nukuvuga ubu jewe mfise connection n'Imana ku bwa Yesu, ntabwo bisaba ko ntuma marayika papa. Oya, ndavuga ati data mu izina rya Yesu nkama nageze ku Mana. Ubwo ibintu byose Imana yagusezeranyije warabibonye? Warabibonye? Ibintu byose Imana yasezeranyije warabibonye? Ibintu Imana yasezeranyije cyane, kuko Bibiliya yavuga ngo muri Kristo, ngo Imana yafashe ubutunzi bwayo bwose ibushira muri Kristo, irangije iramuduha. Nubwo yampaye Kristo, ubu nayishinja iki ngewe? Ubu aka kanya nicyo uri gusaba Imana? Njewe ntacyo nyisaba. Icyo nyisaba ni wenda icyo novuga ngo ndasaba Imana nukuba imbaraga gusa, nkakomera, nkayimenya, nkamenya ijambo ryayo, nkasoboneka ijambo ryayo. Timo, ko nta mugore ufite, nta mugore ushaka? Nje nta mugore nsaba Imana. Ntawe ushaka se? None se reka tandukanye, nje ndi mu bushake bw'Imana. Ntawe ushaka, nsubiza yego cyangwa hoya. Imana ibyumve, uri mu ijuru. Nta mugore ushaka. None se niba nsubiza, none se niba mushaka Imana ibona ko hataragera ko mutunga. None se ntabwo uzi ko Imana igendera ku cyifuzo cyawe? Ninde yakubesha? Ngaho rero. Koko Bibiliya avuga ngo ibyo twifuza twebwe abana b'abantu bitandukanye n'ibyo Imana itwifuza. Niba yaravuze ngo zibyo nibwira kubagirira ni byiza,
si bibi kugira ngo mbareme mu mutima wibizaza ndabakunda. None ndi ku ruhande rwawe akanya. Nta mugore ushaka Imana ibyumva imureke. Subiza yego cyangwa hoye. Nese nije nyitegeka. Kandi umbwiye ko nta kintu kisaba Imana. Ngiye nyobogwa n'umwuka wawe. Ahubwo uramushaka wanze kubivuga atimo. Umugore datamana. N'ububona umugore ko hageze ko mutunga. Uzamumba. Iyo mvugo yawe niyo gusaba kandi biciye bugufi. Ngiye ibyo ni ubizi. Jewe ngendera mu bushake bwayo. Ikibona ko kwikinkwiriye ese niba yaravuze ngo ntimukiganire kuvyo kujya nibyo kwambara n'ibiki n'ibiki. Icambere mushaka ubwami bwayo. Icakabiri no gukiranuka kwayo. Ibisigaye muzabyongerwa. None ngiye urambwira iki? Ninde muri Bibiliya wumva wazaba nkawe? Wo muri Bibiliya? Yesu. Apana Yesu apana. Shaka umuntu wo muri Bibiliya wenda tuvuge ba Mose, ba Dawidi, nde wumva ushaka kuzaba nkawe? Ngiye icambere urabizi nitwa Timoteyo. Kandi Timoteyo ari muri Bibiliya. Kandi Timoteyo n'umuhungu wa Paulo. Paulo yaravuze ngo mugere ikirenge mu canje nkuko nanje ndakigera mu ca Kristo. Uriya mugabo yari umukiranutsi. Paulo genda wari umukiranutsi. Wenda naba nka Paulo wenda. Yes. Hanyuma nta akabazo nabajije mu kanya senga nawe turi kumwe hano. Senga muri kumwe. Serugabika. Papa Washbaz. Kuyitamuje nawe. Uzamuze nawe. Muri babiri. Ni igitekerezo cyiza. Hanyuma hari akabazo namubajije nabaza ngo iyo aza kuba inyamaswa cyangwa se yari kwishimira kuba ihe nyamaswa yataza kuba umuntu. Yakubwiye ko yari kubika. Yabwiye intama. Niko yakubwiye. Okay. Wowe se wakishimira kuba ihe nyamaswa? Nje ntago naba inyamaswa. Yakareka. Mbi inyamaswa gute kandi ngewe ari ngewe Imana yahaye ubushobozi bwo gutegeka izo nyamaswa. Yego. Ntago waba inyamaswa? Aka ntago nayiba. Je ndi umwana w'Imana kandi mbi inyamaswa. Akareka. Ntago nayiba. Yes. Turi kuri Divine Music Production dukorera hano. Avuga dukorera wadusanze. Ahantu dukorera hano hitwa muri DMP Seasons. Urumva? Abantu sound ni clear, very clear. Ucitegera. Yes. Turi nansana Starbex turaza gushiramo imirongo muzanye muhita muduhamagara tubarangire neza cyane tubakorera ibintu by'ibitangaza. Amakorari mutugane nitwe mufite. Reka mbwire abadukurikiye dukora indirimbo kuyirekodinga tukaba twanagukorera video sega tukaba twagukorera cover. Ngewe mureba hano ndi umwe mu bantu bakora cover z'abaririmbyi mu ndirimbo z'abaririmbyi. Nk'ubu hari indirimbo y'Abagande nakoze cover iravuga ngo awario moyo yona winzika wario moyo yona. Noneho ndagukorera n'iyindi ivuga ngo sarao kuyimuserinyaryo. Izo ndirimbo ziri kuri channel ya The Chosen Worshipers kandi barazikunze cyane. So hano rero nivyo dukora n'abandi baririmbyi baraza bagakora. So mwatugana yemwe Chakora senga njareke murabonye kuri senga wagira ngo n'umuntu adakeniye guhitinga ntago ajya ashira inimero ze ngo abantu bamushake. Tugiye kubikora buriya nta mutumwe wigira inama. Sawa, tugiye kubimugiramo inama kandi n'umuntu wumva araza kubikora cyane. Hanyuma nta muntu nakorera indirimbo ya cover ngaguhamagaye kuri telefone ngati wa muhungu ibyo bintu ndakubwiye ngo nkore ibintu ibyo bintu ndakubwiye ngo bikore. Bro, mu by'ukuri ngewe igihe maze nzikora Chakora muri no minsi numvise ngo Israeli yashize copyright. Ugikora indirimbo ya Mbonyi biragoye cyane. Imana ifashe ntayo nari bwakora. Urakora. Ariko abo maze gukora nta numwe yigeze abigira ikibazo. Ahubwo benshi barashimiye. Nakoze ya Brian Rubega yaranshimiye arambwira ati komeza nkora ya zababirye nta kibazo ndagirana nawe. Nkomperutse gukora ya Joseph Ngoma zetomburira murara awari Yesu wanga ari byo neza oya kube kubowe ritari uwo acinzira hatari nzira akagwana intambara zacu mpora ni yakayanja o mugugugugude hose nta kibazo ndagirana nabo bambi. Yes, jewe nitwa Freddy
ndi kumwe na Timo ahangaha. Yes. Hanyuma hano nakagaruka dukomeza kubana namwe uko bukeye nuko bwije. Timo reka ngushimire, bye. Asante sana papa. Sawa papa, mwakoze cyane.